akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima biga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Bavandimwe bakundwa mwese abadukurikiye turabashuhuje kandi tubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Uwiteka Bahiri. Uyu ni wa mwanya tubagezaho ibi byigisho binyuriye kuri ikoranabuhanga kandi ngiye mugiye kuganira nitwa Ndimubandi Benjamin. Ubwo rero icyo tugiye kwiga turababwira umutwe w'amagambo tumaze gusenga. Data w'imico myiza udukunda uri mu ijuru, turagushimye kuko utugirira imbabazi ibihe byose ukatubeshaho kandi ukaturagira. Tugeze muri uyu mwanya ku bwawe, izina ryawe rihimbazwe. Tugiye kwiga ijambo ryawe, tuguhendahendeye kuba bugufi bwacu kugira ngo imbabazi zawe zitubeho kandi ijambo ryawe rigira imbaraga mu mitima yacu. Uduhe ubushobozi bwo kuryumva no kuryumvira, uzaduhe n'amaherezo meza, tubisabye mu izina rya Yesu. Ijambo tugiye kwiga riri mu gitabo cy'Abaheburayo mu gice cya 10 umurongo wa 31. Niho turi buvane umutwe w'amagambo. Haranditse ngo erega biteye ubwoba gusumirwa n'amaboko y'Imana ihoraho. Imana ifite amaboko kandi ifite ubushobozi kurusha abantu bose bo mu isi, cyane ko ari nawe yaremye bose. Rero mu bintu biriho ku isi igiteye ubwoba kuruta ibindi byose ni ugusumirwa n'amaboko y'Imana ihoraho. Kubera Imana ifite ubushobozi bwinshi, ubundi Imana ifite ibintu byinshi biyiranga, ariko ibikomeye ni imbabazi zayo, ni urukundo rwayo n'ubutabera bwayo. Imbabazi zayo zihoraho ibihe byose, imbabazi zayo nizo zituma tudashiraho. Ariko izo mbabazi ziduhendahendera kwihana. Hari igihe kijya kigera abanze kwihana, noneho akaba nta kindi bashobora gukorerwa keretse guhanwa. Ibihano bizaza, ariko bijya biza bikererewe kubera imbabazi z'Imana zihora zibitangira. Noneho bikomotse ku kuntu imbabazi z'Imana ari nyinshi, ndetse nk'uko byanditswe muri kino gitabo cy'amaganya ya Yeremiya, izo mbabazi iyo zigwiriye bitera abantu benshi kwibwira yuko bagomba gukomeza kwikorera ibyo bishakiye. Umugambi w'ubutumwa bwiza ni ukugira ngo twese abari mu isi dusobanukirwe n'Imana, tuyimenye neza, tumenye imbabazi zayo, tumenye urukundo rwayo, tumenye kwihangana kwayo, ariko tumenye n'ubutabera bwayo ku bazanga izo mbabazi. Biranditswe mu gitabo cy'amaganya ya Yeremiya muri kino gice cya 3 umurongo wa 22. Haravuga ngo imbabazi z'Uwiteka nizo zituma tudashiraho, kuko ibambe rye ritabura, zihora zunguka uko bukeye, umurava wawe ni munini. Izi mbabazi z'Imana ni nyinshi cyane, kandi ngo ari ukuba nyinshi zihora zunguka uko bukeye, buracya zikiyongera, ejo zikiyongera, ngo ni nazo zituma tudashiraho. Imana ikiranuka itagira icyaha niyo ishobora kwihanganira abanyabyaha kuruta bagenzi babo bafite ibyaha nk'abahemuka. Ubwo ni ukuvuga ngo nge nshobora kunanirwa kukwihanganira kandi nanjye ndi umunyabyaha, ariko Imana ikakwihanganira itagira icyaha. Byanditswe muri Bibiliya yuko Imana ifite kwihangana kwinshi, ndetse ngo mu butunzi itunze ngo harimo no kugira neza n'imbabazi. Ibyo wabisoma mu gitabo cy'Abaroma mu gice cya 2 kuri uriya murongo wa 3. Wowe muntu ucira urubanza abakora bene ibyo nawe ukabikora, mbese wibwira yuko uzakira iteka ry'Imana kandi usuzugura ubutunzi bwo kugira neza kwayo n'ubwo imbabazi zayo
n'ubwo kwihangana kwayo. Tuzi yuko kugira neza kw'Imana ariko kukurehereza ku kwihana. Mu bintu Imana itunze, aya magambo dusomye kuri uyu murongo wa 4 w'igitabo cy'Abaroma igice cya 2, ngo ubutunzi bw'Imana ni imbabazi zayo no kwihangana kwayo no kugira neza kwayo. Imbabazi Imana irazifite kandi zifite ari nyinshi. Noneho imbabazi z'Imana iyo zihuye no kwihangana kwayo bigahura no kugira neza kwayo, abadafite ubwenge buzima ngo babivanamwo impamvu yo gukomeza gukora ibibi bagahemukira Imana. Ibyo byanditswe muri iki gitabo cy'umubwiriza mu gice cya 8 umurongo wa 11 haranditse ngo kuko iteka ry'umurimo mubi rituzura vuba nicyo gituma imitima y'abantu ishishikarira gukora ibibi. Ni ukuvuga ngo Imana ntabwo ijya yihuta guca iteka, ntabwo ijya yihuta kuzana igihano, ntabwo ijya yihuta guhaniraho. Noneho iryo teka ry'umurimo mubi ryatinda, abantu ngo bakagira umwete wo gukora ibibi bibwira yuko ntacyo bitwaye uko babikora ariko bizakomeza. Ariko reka mbabwire ngo Imana ifite ibintu bibiri biyibamo, ifite imbabazi ariko ikagira n'ubutabera. Kuko imbabazi zayo ari nyinshi niko n'ubutabera bwayo bushyitse, kandi ubutabera bisobanuye guhana. Ariko umuntu yakwifuza guhura n'Imana imugirira imbabazi, ntagahure nayo igiye kumuhana. Kuko inyandiko itubwiye ikomeje mu gitabo cy'Abaheburayo umurongo twahereyeho ari nawo mutwe w'amagambo, biteye ubwoba gusumirwa n'amaboko y'Imana ihoraho, y'Imana ishobora byose. Nta giteye ubwoba nkabyo, kuko n'ubutabera bw'abantu bo ku isi bijya bibaho yuko nabwo bujya butera ubwoba. Umuntu iyo yumvise yatumiwe convocation, yatumiwe ihamagara rigiye kumucira urubanza, nta muntu n'umwe bitajya bitera ubwoba, nta muntu n'umwe bidahagarika umutima. Ariko noneho gutumizwa n'Imana ari igiye kuguhana byaba biteye ubwoba kurutaho, ku buryo umuntu wese yagira amakenga kandi akagira ubwenge. Kuko turasomye ngo erega biteye ubwoba gusumirwa n'amaboko y'Imana ihoraho. Ayo maboko afite ubushobozi, ayo maboko afite ubutware, ayo maboko afite imbaraga. Noneho reka tugerageze gusoma mu byanditswe byera amagambo menshi ari budufashe. Iyo abantu bakoze ibyaha, bagakora ibyaha bakababaza Imana, Imana ibifite uko yapanze izakemura icyo kibazo. Reka tubanze dusome mu gitabo cya Yosuwa, ijambo ry'Imana ritubwira uburyo Yosuwa yigeze kubwira Abisirayeli, abasobanurira neza uburyo Imana ibitayeho kandi ibakunda. Ababwira n'uburyo Imana yabagaragarije imbabazi zayo n'ibitangaza byayo. Ariko abaha n'umuburo wuko bakwiriye gukomeza kwita ku gutungana kugira ngo imigisha y'Imana ariyo bakomeza kubona. Anababwira ko nibaramuka bateshutse bakava muri bya bindi Imana yabategetse, uko yakiranutse basohoreza amasezerano, ko ari kwizana kiranuka ibahana. Iri jambo ribe ryumvikana neza. Imana uko yakiranutse isohoreza amasezerano abo yayasezeranije, nani kwizakiranuka iri gusohoza ibihano yavuze ku bazacumura amategeko yayo. Noneho reka dusome mu gice cya 23 umurongo wa 5. Kandi Uwiteka Imana yanyu izabakinagiza imbere yanyu, izabirukana buheriheri, muhere ko muhindura igihugu cyabo nk'uko Uwiteka Imana yanyu yababwiye. Nuko mubi ntwari cyane, mubone kwitondera no gusohoza ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko ya Mose byose, kugira ngo mutazayateshuka muciye iburyo cyangwa ibumoso. Ntimukifatanye n'aya mahanga asigaye muri mwe, ntimukavuga amazina y'Imana zabo, ntimukarahira Imana zabo, ntimukazikorere, ntimukazipfukamire, ahubwo muzajye mwomatana n'Uwiteka Imana yanyu kuko mwakoze kugeza ubu. Muzi yuko Uwiteka yirukanye imbere yanyu amahanga manini akomeye, ariko mwebwe kugeza ubu ntawabahagaze imbere ngo abaneshe, ahubwo umwe muri mwe azirukana abantu 1000, kuko Uwiteka Imana yanyu izabarwanira kuko yababwiye. Nuko mugira umwete cyane wo gukunda Uwiteka Imana yanyu. Urumva ko
bitewe n'amasezerano Imana yabasohoreje n'ibindi byinshi yari ikomeje kubasezeranira n'uburyo yabayoboye ikabafasha. Imana Yosuwa ababwiye amagambo ngo nuko mugira umwete cyane wo gukunda Uwiteka Imana yanyu. Usubiye mu buzima bwawe, ibyo Imana yagukoreye ni byinshi. Indwara wakize, intambara wakize, ingorane wakize. Hari n'igihe umugabane munini w'abantu bashobora gukurikira bino byigisho, nawe ubwawe usubiye mu mateka yawe, hari igihe wigeze kugeramo gicuza umwijima, imbere utahabona, inyuma utahabona, ntawe ufite mu isi watabaza, Imana igakora ibitangaza byo kugutabara. Noneho izo mbabazi z'Imana ntabwo zari zikwiriye gutuma kubaho kwawe kuyigayisha, ahubwo inama uhawe nyuma y'ibitangaza Imana yagukoreye nuko ubwiwe ngo gira umwete cyane wo gukunda Uwiteka Imana yawe. Ariko nimusubira inyuma, urumva ariko ije guhindura, ije ari umuburo. Ariko nimusubira inyuma ho gato, katari kanini, gato gusa, ukanyuranya n'ibyo ukwiriye gukora, ugasubira inyuma mu mutima, ibyo wemera gukabihakana, umwete wari ufite ugacogora, gukunda Imana kwawe kukavamo, ibyo wari wariyemeje bikavanwamo n'ibindi. Ariko nimusubira inyuma ho gato, mukifatanya n'aya mahanga asigaye muri mwe, mugashyingirana, mukifatanya nabo bakifatanya namwe, mumenye mudashidikanya yuko Uwiteka Imana yanyu itazongera kwirukana ayo mahanga buheri buheri, ahubwo bazababera umutego n'ikigoyi, bazabamerera nk'inkoni zitimbura mu mbavu n'amahwa ahanda mu maso, kugeza ubwo muzarimburwa mugashyira muri iki gihugu cyiza Uwiteka Imana yanyu yabahaye. Dore ubu ngiye kugenda nk'uko abandi bose bagenda, kandi muzi neza mu mitima yanyu yose no mu bugingo bwanyu bwose yuko nta kintu na kimwe cyabuze mu byiza byose Uwiteka Imana yanyu yabasezeranije. Byose byarasohoye, nta kintu na kimwe muri byo cyabuze, kuko ibyiza byose Uwiteka Imana yanyu yababwiye byasohoye. Niko Uwiteka azabasohozaho ibyago byose kugeza hazabarimburira mugashira muri iki gihugu cyiza Uwiteka Imana yanyu yabahaye. Nimurenga isezerano ry'Uwiteka Imana yanyu yabasezeranije, mukajya gukorera izindi mana, mukazipfukamira, uburakari bw'Uwiteka buzakongera, murimburwe vuba, mushire muri iki gihugu cyiza yabahaye. Aya magambo atwereka ibintu bibiri. Imana yakiranutse mu byo yasezeranije abantu bayo, ibisohoza hatabuze na kamwe. Iri jambo rirakomera rivuze ngo kuko ibyiza byose Uwiteka Imana yanyu yababwiye byasohoye, niko Uwiteka azabasohozaho ibyago byose. Ubwo ni ukuvuga ngo ibyiza bisezeraniwe abubaha Imana nta na kimwe kijya kibura gusohora. Ariko nanone ibyago byahanuriwe abanyuranya n'ubushake bw'Imana nta na kimwe kitazasohora. Noneho burya nahacu guhitamo. Ndasoma muri iki gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, aya magambo ashobora kudufasha. Ari ku ipaji ya 754, ni iki ngiki cya petit format, ariko ni mu cyigisho cya 49. Haranditse aya magambo akomeye avuga ngo Josué leur déclare que si Dieu a été fidèle à ses promesses, il le sera aussi à ses menaces. Yosuwa yabwiye Abisirayeli ngo niba Imana yarakiranutse ku masezerano yayo, niko izakiranuka ku bihano byayo. Yakiranutse ku masezerano, irayabasohoreza y'ibyiza, ariko izanakiranuka ku bihano ku bazacumura. Bien de personnes se laissent tromper par la pensée agréable, suggérée par Satan, que l'amour de Dieu pour son peuple est tel qu'il excuse ses péchés. Abantu benshi bajya bibeshya, bagahendwa n'igitekerezo bumva kibaryoheye, ariko bongorerwa na Satani, kivuga yuko urukundo rw'Imana ari rwinshi ku buryo izatsindishiriza n'ibyaha byabo. Que ces menaces tout en répondant dans son gouvernement moral à un certain but ne s'accompliront jamais littéralement. Yuko ibihano bivugwa mu byanditswe yuko bizaboneka mu ngoma yayo, ko ari ibintu bifite umugambi umwe gusa wo gutesha abantu, ariko ko bitazigera bisohora kuko bivugwa. Mais Dieu n'abandonne aucun principe de sa justice. Ariko Imana nta hame na rimwe ryayo igitakubwa gusohoza ry'ubutabera. Ihame ryayo ry'ubutabera Imana ntiyaritakubwaho.
il voit les péchés sous son vrai jour. Imana ireba icyaha uko cyakabaye. Et affirme qu'il a pour conséquence infaillible de la souffrance et de la mort. Kandi yuko icyaha gifite ingaruka zidasobwa arizo umubabaro n'urupfu. Icyaha gifite ingaruka ebyiri, ni umubabaro n'urupfu, kandi nta wagikora ngo azabure kugerwaho n'izo ngaruka zombi. Ce genre de pardon serait de sa part une abdication des principes de justice qui sont à la base même de son gouvernement. Haravuze ngo izo mbabazi ziramutse zibayeho zitarimwe ubutabera, byaba ari uguhindanya ihame ryayo ry'ubutabera, kandi ari ryo rufatiro rw'ingoma yayo. Imana iramutse igize imbabazi gusa ntigire ubutabera, ngo byabe n'abaswahili bajya bavuga ngo sheria ifuate mukondo wake, itegeko rihabwa uburenganzira bwaryo, uwaryishe abihanirwe. Ngo Imana iramutse igize imbabazi zivanaho ubutabera, yaba yononye ihame ryayo rishyigikiye ingoma yayo. Et jeterait dans la consternation le monde resté pire, kandi byashyira mu kayubi andi masi ataracumuye, bayoberwa uko ubutegetsi bw'Imana bubaye. Si les conséquences du péché expressément signalées n'étaient pas certaines, comment pourrait-on être assuré de l'accomplissement des bienfaits promis à la vérité? Ijambo rikomeye ni iri: ese niba ingaruka z'icyaha zitazasohora nk'uko zavuzwe, twakwiringira dute ko amasezerano yasezeraniwe ab'inyangamugayo yazasohora? Icyo ni ikidashoboka. Imana iramutse ihinduye ubutabera bwayo, ibihano yavuze ku bazacumura, byumvikane ko n'amasezerano yasezeraniye abakiranuka nayo yayavuguruza, ntiyayasohoza. Ijambo rindi rikomeye ni iri: une bonté qui exclurait la justice ne serait plus de la bonté mais de la faiblesse. Ubugiraneza bwavanaho ubutabera, ntabwo bwaba bukibaye ubugiraneza, ahubwo buba buhindutse intege nke. Kandi Imana ntabwo ishaka kugira intege nkeya, nta nubwo ishobora kuzigira. Inyandiko iratubwiye ngo haramutse habayeho ubugiraneza ariko buvanaho ubutabera, ubwo ntabwo bwaba bukibaye ubugiraneza, ahubwo buba bwahindutse intege nkeya. Ubwo noneho Imana yo mu ijuru yizi byose, ifite uko izabigenza, kandi yabyandikishije mu ijambo ryayo. Baranditse ngo Dieu est l'auteur de la vie, Imana niyo muhanzi w'ubugingo. Toutes ces lois ont pour but de la perpétuer. Amategeko yayo yose, intego yayo niyo gutuma ubwo bugingo bukomeza kuramba. Mais là où Dieu a mis l'ordre, le péché a introduit le désordre. Ariko aho Imana yashyize gahunda, icyaha cyarahageze kihatera akajagari. Aussi longtemps que le péché existera, la souffrance et la mort seront inévitables. Igihe cyose icyaha kizaba kikiriho, imibabaro n'urupfu ntibizakumirwa. Ce n'est que grâce au Rédempteur qui a subi les lèpres du péché à notre place que nous pouvons espérer échapper personnellement à ces effroyables conséquences. Ijambo riravuze ngo kubw'umucunguzi wenyine wemeye kwishyiraho ibibembe by'ibyaha byacu mu mwanya wacu, niho tugirira icyizere gusa cyo kuzakira ingaruka z'ibihano z'icyaha. Noneho uwo mucunguzi ni kubwe wenyine dushobora kuzakira ingaruka, kandi nawe ngo icyatumye abishobora ngo nuko yishyize kw'ibibembe by'ibyaha byacu. Kuri iri jambo umucunguzi ndaza kurigarukaho mu gitabo cy'Abatesalonike, uwo murongo ndaza kuwusoma, ariko mbanje nasoma muri iki gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka. Imana ikiranuka mu gusohoza amasezerano, ariko niko izakiranuka iri gusohoza ibihano ku bayicumuyeho. Noneho igihe Imana izahagurukira igiye guhangana n'abayicumuyeho, abo yahendahendeye kwihana bakanga, hari n'abajya bahangara bakavuga ihanjagari, bakavuga amagambo atariyo, ukumva bavuze iby'ubukobanyi ngo Imana ntacyo yadutwara, kandi aho guhumeka ariko bayikesha, ariyo bagukesha. Birumvikana yuko byaba ari ukuvuga ibyo umuntu atazi. Hano haranditse ngo ubwiza bw'Imana, ni ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, page 242.
ubwiza bw'Imana ni ukuba umunyembabazi, niko byanditswe. Ubwiza bw'Imana ni ukuba umunyembabazi. Iri jambo rihuye n'iryanditse muri Yesaya igice cya 30 kuri uyu murongo wa 18 havuga ngo igituma Uwiteka yihangana ni ukugira ngo abagirire neza, kandi igituma ashyirwa hejuru ni uko abagirira ibambe, kuko Uwiteka Imana ari Imana ica imanza zitabera, hahirwa abamutegereza bose. Urumva ko Imana igituma ishyirwa hejuru ni uko itugirira imbabazi, kandi igituma yihangana ni ukugira ngo itugirire neza. Ni Imana ica imanza zitabera, ubwo nibwo bwiza bwayo. Ubwiza bw'Imana ni ukuba umunyembabazi, wuzuye impuhwe, ubugwaneza, ubugira neza n'ukuri. Ariko ubutabera igaragariza mu guhana umunyabyaha, nabwo mu by'ukuri ni ubwiza bw'Imana, kimwe no kwigaragaza kw'imbabazi zayo. Niba Imana ari nziza kuko itugirira imbabazi, no guhana abanyabyaha nabyo birimo imbabazi zayo. Si ubwo murambwiye ngo abagome bose babayeho, uwagira ngo baba bakomeza kubaho na bugingo n'ubu, isi ntibimeze nabi kuruta uko imeze ubu. Ni nayo mpamvu nta mugome, nta muntu w'umugira nabi, nta muntu w'umunyamujinya, nta muntu wanga abandi, nta muntu umeze nk'ikinyabwoya kubwo guhuga abandi no kubagwa nabi ufite isezerano ryo kurama. Nta uriho, kuko kurama kwe aba ari ibyago byongereye mu isi, kandi nubwo tubifite ibyago ariko Imana ishaka kubigabanya. Imwe mu nzira Imana ikoresha iri kugabanya ibyago ni ukuyivanaho abagome, ariko ntabwo icyo gihano kiba cyari cyasohora neza. Hari umunsi kizasohora nyirizina. Ubwiza bw'Imana ni ukuba umunyembabazi, wuzuye impuhwe, ubugwaneza, ubugira neza n'ukuri. Ariko ubutabera igaragariza mu guhana umunyabyaha, nabwo mu by'ukuri ni ubwiza bw'Imana, kimwe no kwigaragaza kw'imbabazi zayo. Rero iyo Imana ihagurukiye guhana biba ikibazo, biteye ubwoba kuzasumirwa n'amaboko y'Imana ihoraho. Iyo dusomye mu byanditswe harimo imirongo myinshi dushobora kubona. Wenda reka nsome mikeya muri iki gitabo cya Yeremiya, aho Imana yigeze irambirwa kugirira abantu bayo imbabazi bitewe n'ibyaha bari barakoze. Reka nsome mu gitabo cya Yeremiya muri iki gice, ndasoma muri Yeremiya muri iki gice cya 15 umurongo wa 5 haranditse ngo, ninde wakugirira imbabazi Yerusalemu we, cyangwa ninde wakuborogera, cyangwa ninde wahindukira ngo agusuhuze? Uwiteka aravuga ati, waranyanze, wasubiye inyuma, nicyo cyatumye nkuramburiraho ukuboko nkakurimbura. Ndarambiwe noneho guhora mbagirira imbabazi. Iri jambo se ko riteye ubwoba, rikuvuzweho ko wabugize ibyago. Imana irambiwe guhora ikugirira imbabazi, kandi yarazikugiriye igihe kirekire. Ngo bijya bibaho yuko umuntu ku giti cye, abantu b'igihe runaka, ibyaha by'umuntu cyangwa by'ishyanga bijya bituma Imana ishyira iherezo, igashyira umutemeri ku mbabazi zayo igasoza. Noneho inyandiko iratubwiye ngo iyo bibaye bityo, ngo Imana ije ivuga ngo ndarambiwe noneho guhora mbagirira imbabazi. Hari umuntu umwe wigeze ahemukira Imana, nyuma yaho Imana imuvugaho aya magambo mu gice cya 22 umurongo wa 24 ngo witwa Koniya. Haranditse ngo, ndirahiye niko Uwiteka avuga, nubwo Koniya mwene Yehoyakimu umwami w'Ubuyuda yaba ari impeta ku rutoki rw'ukuboko kwanjye kw'iburyo, nagushikuzaho. Imana ari ukurakarira uyu muntu kubwo kuyihemukira, iravuze ngo nubwo yaba ari impeta iri mu rutoke rw'ukuboko kwe k'uburyo, aho kugira ngo ikomeze imwihanganire yagushikuze kukavaho. Urumva ko yari yakoze ibyangwa n'Uwiteka. Nibwo Imana ivuze ikomeje. Rero Uwimana yarakarira nk'uku, ngo izaba igiye gukora umurimo wayo w'inzaduka, ndetse no muri ubu buzima usibye no gupfa cyangwa kuzarimbuka ku munsi w'imperuka, ngo hari niba Imana ijivanaho amaso bitewe nuko bayihemukiye bakayivaho. Haranditswe mu gice cya 18 cya Yeremiya umurongo wa 17, nzabatataniriza imbere y'ababisha babo nkaho batatanijwe n'umuyaga w'iburasirazuba, aho kundeba mu maso bazandeba inyuma ku munsi w'amakuba yabo. Mbega ibyago bikomeye! Mbese usibye n'Imana yo mu ijuru, umuntu we wagize ibyago ukamusanga ugiye kumusaba ubufasha, maze akajya kubwira ngo mbwira, ariko ndebye iriya hirya, akagutera umugongo, ukajya umubwira uri kumureba mu mugongo, nta cyizere wagira ko yagufasha.
uwaguteye umugongo nta bufasha uba umutegerejeho. Inyandiko iratubwiye ngo Imana abimaze kurambirwa no kuruha guhora ibagirira imbabazi, ngo ijye ibatera umugongo, ngo aho kuyireba mu maso bakayireba inyuma. Baba bagize ibyago bikomeye cyane. Noneho uwo murimo wo kuvana imbabazi ku bantu bitewe n'uko abantu bakoze ibyaha igihe kirekire, ngo azaba ari umurimo w'inzaduka. Ngo bitewe n'ibyaha ngo abantu bakora, ngo bijya bigera igihe bigakamya imbabazi z'Imana, noneho zikabashiraho bo ubwabo ariko zari zigihari. Ndatanga nk'urugero, umuntu aramutse afite amazi menshi ariko agashaka n'umukungugu mwinshi ari gushyira muri ya mazi, amaherezo wa mukungugu wakamya ya mazi, kandi ya mazi yari ahari. Noneho reka dusome hano muri kino gitabo cya Yesaya nanone igice cya 42:13. Uwiteka azatabara ari intwari, arwana ishyaka nk'intwari mu ntambara, azivuga arangurura ijwi, ababisha bazabakoreraho ibikomeye. Dore imbara nacecekeye, mu kindi kinyarwanda dore igihe nacecekeye, narahoze ndiyumanganya, noneho ndataka cyane nk'uko umugore uramukwa asamaguza asemeka. Bitewe n'ibyaha by'abantu bakoze, ngo Imana nuko nguko imeze. Ngo yarahoze, ngo dore igihe nacecekeye, ukiba ukabirya ntibikugwe nabi, ukica wowe ukabaho, ukaroga abana b'abandi ariko abawe bagakura kandi ukabonsa bakabaho. Imana ibicecetse, ariko ntabwo ariko izahora icecetse. Muri kino gitabo cya Yesaya n'ubundi 28 kuri uyu murongo wa 20 haranditse ngo erega urutara ni rugufi umuntu atarambirizaho, kandi kirago ni intambure kitakwirwaho umuntu. Uwiteka azahaguruka nk'uko yahagurutse ku musozi Perasimu, azarakara nk'uko yarakariye mu kibaya cy'Igibiyoni, ngo akore umurimo we, niwo murimo we w'inzaduka. Uwo murimo w'inzaduka azawusohoza. Ngo uwo murimo uzaba inzaduka ku Mana, ngo nukuvana imbabazi ku muntu cyangwa ku bantu cyangwa ku isi yose, maze bagasigara badafite kirengera bitewe n'uko izo mbabazi bazaba barazanze. Igihe ibyo bizaba bisohoye, bizaba ari umwaku kuba bizasohoraho. Nibyo Pawulo yitegereje, aterwa ubwoba no kubona bizasohorera ku bantu. Aravuga ngo erega biteye ubwoba kuzasumirwa n'amaboko y'Imana ihoraho. Kandangirize muri kino gitabo, buriya Yesu ngo naza azaza arimwo babiri. Reka mbabwire ko azaza ari nk'umwana w'intama, ariko ari n'intare yo mu muryango wa Yuda. Reka mbisome, haranditse ngo le lion de la tribu de Juda, no page ya 9, si redoutable à qui rejette sa grâce sera l'agneau de Dieu pour tous ceux qui lui restent fidèles. Mbega ijambo ryiza ariko rinateye ubwoba. Intare yo mu muryango wa Yuda azaba ateye ubwoba nk'intare kubanze ubuntu bwe, ariko ubwo azaba ari n'intama y'Imana kubemeye gukiranuka. Azaba ari intare ariko ari n'intama. La colonne de nuée qui parle de colère et de terreur aux transgresseurs de la loi de Dieu, et lumière, miséricorde et délivrance pour ceux qui observent ses commandements. Haranditse ngo inkingi y'igicu izaba ivuga uburakari n'iterabwoba ku bacumuye amategeko y'Imana, izaba ari umucyo n'imbabazi no gucungurwa kwa babandi bakomeje amategeko y'Imana. Izaba ari uruhande rumwe ari inkingi y'igicu iteye ubwoba. Murabyibuka Abisirayeli igihe bari bageze ku nyanja itukura, Abamisiri babakurikiye, ngo inkingi yarahindukiye inyuma hagati yabo irabatandukanya. Uruhande rwerekeye Abisirayeli ruba umucyo, uruhande rwerekeye Abamisiri ruhinduka umwijima. Noneho hepfo aravuze ngo le bras qui frappe les rebelles sera puissant pour sauver celui qui est loyal. Ukuboko kuzaba gufite imbaraga ngo gukubite abigomeke, niko kuzaba gufite ubushobozi mu gucungura abumviye. Tous les fidèles peuvent être assurés de faire partie du grand rassemblement. Noneho abakiranutsi bose bashobora kugira ubwishingizi bw'uko bazaboneka muri rya teraniro rinini rivuga ngo il enverra ses anges avec la trompette retentissante et il rassemblera ses élus de 4 vents depuis une extrémité de cieux jusqu'à l'autre. Haravuze ngo azohereza abamarayika be bafite impanda, yumvikana impande zose, bateranirize hamwe intore ze zivuye mu mpande enye z'isi, uhereye ku mpera imwe ukageza ku yindi. Reka
twumve neza ko ukuboko kwa Yesu agarutse kuzaba gufite imbaraga yo gukubita abamusuzuguye, ariko gufite n'imbaraga yo gucungura abamwumviye. Azaza ari intare yo mu muryango wa Yuda, atera ubwoba basuzuguye ubuntu bwe, ariko ari n'intama y'Imana yakijije abari mu isi bamwizeye ibyaha. Azaba ari inkingi y'igicu itera ubwoba bacumuye, ariko niyo nkingi y'igicu ku rundi ruhande izaba ari ibyiringiro n'imbabazi n'umucyo kubumviye iby'Imana yavuze. Biteye ubwoba gusomerwa n'amaboko y'Imana ihoraho. Reka duhure n'ayaducungura, twirinde kuzahura nayo agiye kuduhana mu izina rya Yesu. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.